Perezida wohe wa Repubulika Paul Kagame umusaza nkunda utumye n'abenzerereze kuko iya taza kurinda kuyobora kino gihugu neza bamwe tuba twibera mu mashyamba nk'inyaga ariko ko Imana yamuteguye je nabonye aza mu nzozi umwe witwaga inzerereze Imana ihindura izina ry'imukorera ubukwe bimenyekana ko Imana itarobanura ku butona bw'umuhanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka ngo igira gute iramwemera. Reka nongeye mbasuze kandi mwifurize amahoro y'Imana wo muri hirya no hino ku isi abari mu majyepfo y'amajyaruguru y'Iburasirazuba n'iburengera bwaryo nk'uko musanzwe mubizi ni kuri Iris Rwanda bisanzwe bibera ariko uyu munsi wa none twagiye ku muyoboro wa kabiri witwa Ficus TV twawuhariye iyobokamana muri iyi minsi ya none ndashaka kwiyegurira Nyagasani uyu muyoboro wundi nkawureka nta wundi muntu muzajya mubona hano umunyamakuru mushya ngiye kwakira akaba n'umukozi w'Imana akaba umwe mu bantu bagabura ibyera by'Imana cyane agiye gutangira twigira amazina ye nubwo hari abantu bari basanzwe bamuzi mu mafilime. Murakoze cyane amazina naganzwa Jean Pierre ndi umugabo ndubatse hari abantu bazi Nyiringaragu ariko Yesu yahinduye amateka mu bigaragara inyuma afite ikimenyetso kigaragaza ko nashyingiwe mu buryo bwemewe n'itorero Yesu yahinduye izina ryanjye ubu nitwa nanjye umugabo Imana ishimwe. Yes, ni ibintu byinshi nari buze kuvuga kuko hari umunsi tuzaganira nge nawe n'umudamu we muzatubona igihe kimwe twasuye couple nziza cyane. Peter n'ubwa mbere tubonanye kuva wakoresha ubukwe turi imbere ya kamera mu bukwe byari bimeze gute? Genara tunguye cyane nabonye Imana ifite imbaraga kandi yambikiye ibintu byiza. Nahise Yeremiya yajyaga bivuga nkabyumva nk'amateka ariko yavuze ngo ngize ibyo yibwira kutugirira ko ari byiza nanjye nasanze ibyo yibwira kungira ari byiza kuko nabonye abantu benshi ku buzima bwanjye ko bankunda mbona abantu bashyigikira mbona abanyamakuru benshi mbona abamama b'abasirimu abapapa b'abasirimu mbona abasore amavewiti mbona ari gutambuka mbona ibirori byabaye ibirori umwe witwaga inzerereze Imana ihindura izina ry'imukorera ubukwe bimenyekana ko Imana itarobanura ku butona bw'umuhanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka ngo igira gute iramwemera. Aya masaha ndayishimira mu bukwe sinzi noneho uzambabarire dukore ikindi kiganiro uko ubukwe ngiye kubuvugaho mutindaho ntago nigeraga nizera ko nzakora ubukwe jewe bite n'amateka n'ibihe hari umuntu ubona ibihabamo akavuga ati sha runaka nubwo abakoze giye sinabukora ariko giye bishingiye ibintu byambaye umbwiye buri wese utanatekereza icyo ngicyo Imana ishobora byose kandi igishyiraho n'ibitari bihari bikabaho Imana ishimwe. Rero ibindi nawe urabibona ko inyuma bitangiye kuza inyuma biragaragara noneho umutima urumva ko ari amahoro masa. Ntago nasoza nubwo ari ikibazo nzakubaza ntago nava ku ngingo y'ubukwe nakubaje ngo mu ijoro rya mbere ry'ubukwe byari bimeze gute? Numvaga nabaye umuntu mushya ubwanjye byarana sinzi uko nabibabwira ninjiye mu nzu gihe na madamu tumara kwinjira muri salo tunye uburyo hateguye turagenda twinjira muri koridoro turakomeza tugeze mu cyumba mbonye uburyo ahantu hateguye ndavuga wa Mana we abatagusenga baragowe nabonye baragowe. Ubwo mu ijoro ry'ubukwe byari bimeze gute? Byari sawa cyane kuko reka nyine wenda hari abantu byose byari sawa ari ibyo kurya byari sawa ari aho nicaye hari sawa naho naraye hari sawa urumva rero byose byari sawa urumva se wajya guhahirira umuntu utaramwemeye ko uwo twaranye we yari sawa cyane. Iyo baje mu ijoro ry'ubukwe ubaho mu byari ibyo wenda abo batabatekereza ibyabo buri wese afite ibyo avuga wasanga tware dusenga hari umwenda Adamu na Eva bambaye byanze bikunze iryo joro ry'ubukwe mwe mwari mumeze mute? Twebwe twari turi mu mwuka twari turi mu mwuka wera amasengesho ari menshi turi gushimira Imana turi gushimira Imana uzabaza madamu yuzuye umwuka uwo munsi aririmba ibihimbano bidasanzwe nange ndafashwa ndavuga tubiteka wishe igini ryatuzereje igihe kirekire icyongeye kuri ibyo none ibiryo byaratunaniye ubundi mu buzima hari ibiryo nkunda nzabivuga ubutaha ariko icyo gihe byarananiye kubera umunezero
nakuraga ibintu byambaye n'amakado kugira ngo bayafungure, nagiye mfite amatsiko. Abonye amakado arunze imbere yanjye batari ko ndarebamo nk'abiri, noneho mwarambwira ngo pe nta muntu ufuye ifungura amakado. Leta avuga ati mu izina rya Yesu Imana impaye ubutware mbabarira basi ndebe n'abiri. Noneho nahereye ku yoshire yafungiye nirebye nuzura umwuka ndakoraye nawe ati Uwiteka nanjye nzayigwa inyuma n'imbere, sinzigera nyigwa inyuma kuko ufite kuyigwa inyuma bikaba bibi, ariko pe byari sawa. Uretse kuba waratunguwe no kuba hari protocole yabayeho muri salo, abantu batashukwe bwa ukuntu bameze, leverage yabo, masura yabo, uburyo watari biteze ko uri bugendemo, iki cyagutunguye ubona umaze kuzimya amatara mwinjiye mu buriho na madame? Iki cyanongwe natunguwe no oya ariko nubwo natunguwe kuko muri sub byarakoreye kubwa madame ngo iyambure tujye mu buriri. Oya ntabwo ubwira umuntu ngo yiyambure, ese ko ubwira uruhinja ngo rwiyambure, wabwira umuntu mukuru ngo yiyambure kuko ibyo byaba ari ikosa. Icyo kiganiro rero nta nubwo wakibwira umuntu mukuru ngo yiyambure, icyo ni ikosa cyane kuko buri wese akenshi tuba tugiye kubaka urugo, kandi kubaka urugo Imana itegura umuntu atararujyamo. Ntabwo Imana ibwira umuntu ngo ajye kubaka itaramutegura uburyo azubaka. Icyagutunguye hari cyanunguye ryari mumaze kuzimya amatara? Tumaze kuzimya amatara ni buryo narose. Nararose icyo gihe nagize inzozi zidasanzwe. Nabonye igihe nibwo nabonye perezida asura mu nzozi. Perezida arasura arambwira ngo urugo rwawe ndarwishimiye. Niwo munsi nahise numva nezerewe. Perezida wuhe wa Repubulika Paul Kagame, umusaza nkunda, utumye nabenzerereze kuko iyo taza kurinda kuyobora kino gihugu neza, bamwe tuba twibera mu mashyamba nk'inyaga, ariko ko Imana yamuteguye. Jye nabonye aza mu nzozi, araza yicara muri salo na madamu wanjye yicaye, arambwira ngo urugo rwawe ndarukunze kandi ukomere, nzagushyigikira. Nahise numva rero mu bundi buryo abanyamwuka barabyumva, ese numva ko ari Imana isuye imbwiye ko ije gushyigikira urugo rwanjye. Amen. Burafashijwe. Usirira joro ko kuwafasha umwanya wo kurota ikibazo biragoye cyane kwa ngo uvuye ngo muri rajoro ngo wafashe umwanya wo kurota. N'ubu nice imbere za kamera, wabona n'imbere za kamera gutya, imbere ya kamera za televiziyo ufite kubona ndose, kuko kurota ntabwo giye bisaba umwanya muremure, ahubwo bisaba bitewe n'ukuntu nasinziriye cyangwa n'umwanya nafashe senga, ufite kugira inzozi runaka. N'ubu ufite kwicara ngaha agatotsi kantwara nkagira inzozi, abanyamwuka twita amayerekwa. Yego. Hanyuma mwari baje kugufata kuri service, turi kuri kamera ukavuze rw'ijambo, iyo usetse rw'ijambo. Yes. Turakomeje. Yes, uti perezida aransuye. Yego. Ati mu ijoro ngiye n'iminota 5 bamaze kurota. Kurota rwose nkagira inzozi nziza Imana yateguye zikaza, ndetse Imana ikaba n'ubusobanuro bwazo. Yego. Ubuse wigeze ubugirana nawe ikiganiro ubona Imana iguhaye ubusobanuro bw'ibyo, reka tubitaruke. Icyo kintu cyo oya, n'abantu benshi bajya barota, hari inzozi umuntu agira zikita zigaragaza ubundi busobanuro bwihuse. Ni ibintu narotaga nk'isibateri, kandi nkarota mu bundi buryo gitwawe mu buryo bukomeye. Nabona ndi foto kuri FB nayandikaho wenda ngavuga ko narose ari n'umuntu wayishyizeho, ariko umunsi narose avuga ku rugo rwanjye mubona, ariko ni Imana ibishatse kwigaragariza umuntu. Tubyumvikaneho neza, suko ari wari ugiye gufata imodoka ngaze kundeba, ahubwo ni Imana ibishatse gusura umuntu ngo imwereke ko iri hafi yiwe. Yego. Hagati aho ngaho ubonye perezida aragusuye, umwana w'inzererezi ukora ubukwe, abantu bari mu muryango wawe nka papa na mama cyangwa se bamwe muri mu family bawe ba hafi, ni bande bari bahari? Aho yo mageze kenshi ngomeza umutima, kuko nta mushiki wanjye ruhari, nta mukuru wanjye, na mama, na papa, na masenge, nta muntu n'umwe ariko cyakora harimo abantu babiri banzi kera ndi marine, baba rwabayanga ibutare. Hari abantu bari bahari na babiri babibonye, ndetse bigezeho twageze igihe cyo gutanga impano,
na MC biramucanga bisaba ko mubwira kuko genda nishyiriyeho abo ngomba kwita abavandimwe. Hari nabo nabisabye burya ibikomere biba byinshi, umuntu yagira igikomere cy'uko adafite akazi n'ibiki byose, ariko burya umuntu wese uzabura umuntu umuba hafi nicyo gikomere cya mbere kiryana. Rero mu bukwe nta family nari ifite, ahubwo Imana yateguye abo yateguye nyine baza mu bukwe bwanjye, ariko ndashimira Imana ko uyu munsi mfite baramukazi banjye, mfite baramu banjye, mfite na papa. Nk'ubu data bukwe simwita data bukwe gusa, ahubwo mwita na papa. Imana rero urumva yagiye ishyigikira mu buryo bukomeye, ubusinyiriye igenyine. Ubundi warasenze buri nyine se ubundi wa mugani, sibye kubeshya, sibye no kwitwara uko twishakiye, sibye no kwivovota bidafite iyo bigarukira. Umuntu wasenze yabuze iki? Bibiliya iravuga ngo nusenga ntuzasabiriza, kabiri uzikora amaboko, gatatu ntabwo urubyaro rwawe ruzagira gute rusa narwo ruzasabiriza. Mu yandi magambo rero mugani wawe ninde wasenze agakorwa n'isoni? Hanyuma Peter, dutinze ku bukwe kandi ni ikintu tutari butindeho, ndagira ngo nivugire ku kintu kimwe. Uyu munsi wa none tukwakira nk'umunyamakuru mushya kuri Ficus TV. Tubone ko nshingira abantu official Ficus TV mu minsi iri imbere turayihindurira izina, twayigize iyobokamana, kandi nta wundi muntu muzajya muhabona nk'umunyamakuru nk'umuripota unyuzaho ibiganiro, abatumirwa n'ibiganiro ubwe ya creatinze, kuko yize Bibiliya agiye kuzatangirira mu byahishu mu itangiriro ageze mu byahishuwe. Tuzi neza ko Bibiliya igizwe n'ibitabo bibiri, hari isezerano rishya rya kera, yego, kagirwa n'ibitabo 36. Igitabo gikuru kiri muri Bibiliya mo hagati ni igitabo ka Isaya, wanditse ibice byinshi cyane 66. Hanyuma ijambo rimwe rikuru riri muri Bibiliya kugira ngo tujye dukomezaho tuzabiganiraho, niriboneka muri Yohana ibice 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ubugingo buhoraho. Rero ni ibintu muri iyi minsi dukwiye gushyigikira kugira ngo twakubwambe bw'Imana, ndetse abantu babunguke ubumenyi, bunguke uzufashe nanjye ngufashe, kugira ngo turusheho kubaka imitima y'abantu, ndetse ishirwa rizaza Imana ihabwe icyubahiro. Numwe mu bantu bize theology cyangwa se theologia mu mashuri atandukanye, ubu ngubu akaba yifitemo impamyabumenyi, akaba ni n'umwe mu bantu bagiye kujya babaganiriza kuri Ficus TV ibiganiro by'iyobokamana bigiye bitandukanye, aho by'umwihariko muzajya mubona mu kiganiro twise ubuzima n'amateka mu iyobokamana. Turamwakire, tumuhaye ikaze kuri Ficus ndetse na Iris Rwanda. Welcome. No kuri murakoze cyane, narabisengeye ndumva muri uyu mwaka ashaka gukorera Imana cyane. Nyimara kuba umugabo nabisabye Imana jewe, nabwiye Imana ngo Mana, nimbona unyubakiye urugo nta kindi nange nzakora ni ukubaka ubwami bwawe. Rero mu bwami nzubaka nibiratangiye, kuko narasenze nabwo Mana, mfite umwuka wo kukuvugira, wamaye ubumenyi, genda byibuka najyaga kwiga ndishaka ubumenyi muri Bibiliya, niga icyiciro cya mbere kirangiye mbona sinyuzwe, ndakomeza shaka n'icya kabiri unumva sinyuzwe, none nkagenda netega abandi bantu b'Imana amatwi. None ikintu kinejeje kurenza ibindi byose nuko n'Imana yamaye umwuka wera utuma bisobanukirwa cyane, kuko kwiga na Bibiliya cyane nugire umwuka wera wagusha abayumva, ariko iyo uyisomye umwuka rakaza akagufasha akabana nawe ukagira ishurirwa, ibintu bigenda neza. Rero narasenze kandi pe nkunda umurimo w'ubunyamakuru, ndawukunda. Hanyuma Peter, tugaye ikaze, wimvemo ikaze, ubu ngubu ugiye gutangira akazi, twifurije imirimo myiza. Murakoze cyane mubyeyi.